intore ishyaba ry'ijambo dukora n'umurava tera imbere bera urubyiruko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba aho ndi hano nk'umwarimu waturutse mu ishuri rya karate ariyo karabu bita karate fighting club ikorera haruguru ku Mugina. Ikaba karate ari umukino mwiza wigisha discipline. Naje hano kubakangurira nk'urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu kureka ibiyobyabwenge no kutishora mu ngeso mbi z'ibiyobyabwenge. Rubyiruko cyaduteranirije hano no kubabwira bimwe mu byambayeho biturutse ku rubyiruko nkamwe bwishoye mu biyobyabwenge. Barantangiriye ngenda mu nzira kubera kunywa ibiyobyabwenge, baranyambura, ariko kubera wa mukino nkina wa karate ntibabashije kubigeraho. None nagira ngo mbakangure nk'urubyiruko nkamwe kuva mu biyobyabwenge ntihagire uzabyishoramo, ariko bishobotse mwaza muri karabu yacu ya karate kuko yigisha discipline. Uwagiye muri karate ntashobora kwishora mu biyobyabwenge. Nta mukaratika utarangwa na discipline, uwo ntabwo aba ari umukaratika. Niyo mpamvu rero byaduteranyirije hano ngo mbabwire ibibi byo kunywa ibiyobyabwenge. Iyo banyweye ibiyobyabwenge usanga bamwe bishora mu ngeso mbi zo kwiba, kurwana, kwica, guhohotera ndetse n'ibindi byaha bibi kubera ibiyobyabwenge muba mwanyweye. Niyo mpamvu rero nk'urubyiruko mukiri bato mukwiye gukora, nabashishikariza kutishora mu biyobyabwenge ahubwo mugashaka icyagira igihugu akamaro. Bibaye byiza twabinyuza mu mukino wacu wa karate, ni karibu kwinjiramo nta kibazo. Nta kintu bisaba kubikunda, ubundi tukabiki imbaraga z'iki. Niyo mpamvu rero ndi hano twigishiriza haruguru ku Mugina. Ubishaka turamwakira nta kibazo, ariko mbere na mbere turi kumwe. Urubyiruko rw'iki gihe urwishije mu biyobyabwenge rurakora ibidafitiye igihugu akamaro. Imirimo myinshi iriho, dufite imbaraga twakorera igihugu kandi natwe tukiteza imbere. Ntabwo ari byiza kubona urubyiruko rwarabaye amabandi. Abo twahuye baje kutwiyungaho, turakinana ubu discipline ntabwo ikibaranga, babaye abana beza, sibyo? Namwe rero urubyiruko ni karibu muze, ariko tugira ku nsanganyamatsiko yacu ni ukwirinda ibiyobyabwenge, twubaka iki? Igihugu. Kuko igihugu ni twebwe tugifitiye akamaro, kuko ni twebwe imbaraga zacu. Nicyo rero cyaduteranyirije hano. Naho aho mutuye mujye mushishikariza bagenzi banyu kutishora mu biyobyabwenge, sibyo? Yego. Abo muzajya mubona batabashije kugira muri iyi nama yacu mujye mubakangurira. Ntawe ufite ikibazo nk'urubyiruko ngo atubaze? Kirahari. Ibiyobyabwenge ni iki? Nta waba bizi ngo amusobanurire ibiyobyabwenge ibyo ari byo? Namusubiza. Muri make rero ibiyobyabwenge cyangwa ikiyobyabwenge ni ikintu cyose ushobora kwisiga, kunywa, guhumeka cyangwa se kwitera mu mubiri, kikaba cyahindura imitekerereze yawe, kikaba cyanaguha gukora bidasanzwe nk'uko umuntu nyine uri normal akora. Murakoze. Okay, nizere ko babashubije musobanukiwe ibiyobyabwenge ibyo ari byo. Inama yacu rero irahumuje, mureke dutahe, ariko dushishikarize n'urundi rubyiruko murusobanurire ikiyobyabwenge bivuze, murukangure kubireka. Kandi ikaze muri karate fighting club, tubashishikarize kwirinda ibiyobyabwenge kuko twigisha discipline.
tubicishije mu mukino wacu wa karate. Murakoze, ijambo ryari ryo nshaka kubagezaho. Murakoze, murakarama. ese bandi bino kugiye mu nama urabyemera ntabwo mbyemera mani. ese ubu mugoroba tutagiye kwiba boro tuzabaho dute? banza ufate kwiguri wawe inzi bacu badutereranye ubusobona twabaho dute? Nari mani tugomba kujya kuri Asaboro tukabona icyo tugura boro. bandi nta bintu by'imikino tugomba gufata ku mugongo w'ingona tukabona imbaraga. Yes Kazonzi, we turabyemerana. Weba tutitaye mu byavugiye muri iriya nama, haguruka tujye kwirasira boro twabaho dute? Ndabyumva Kazonzi, tugende butarira ahubwo. Wait, walk in you. Rafafu. Can't hold the things. Can't wait, komeze honi gagaza. Ushaka ngahe? Rafafu kan. Ushaka ngahe? Tugira amafaranga ari kan. Cyato tukwica. Agaranga umunyeganye. Bona harimo nipozo ma. Sinze genza riranyishe ma. Pozo ma, twiriwe kuba kandi fatse kwigemera. Amafaranga ari. Japo asa amafaranga ari he? Amafaranga. Bamufatire cyo maneza man. Amafaranga ari absensu, cyatu tukwica. Mva murangiza none niba nta mafaranga. Ngahe. Harimo amafaranga. Ariko. Okay, sawa. Baranyibye. Uvuye kwiba? Wewe ntabwo tuvuye kwiba. Kirasi icyo gikapu. Ntacyo mashyize. Kirasi icyo Ntabwo gikapu. tuvuye kwiba, twese ntabwo tuvuye kwiba. Kirasi icyo gikapu. Muvuye. Ntacyo mashyize. Tuvuye hese wowe ushinzwe. Kirasi icyo gikapu. Wowe ushinzwe iki se ahubwo? Ntabwo induru numvisha ari yo muntu Wowe muvuye ushinzwe kwiba. iki se? Ntabwo ari umuntu muvuye kwiba Wowe sha. ushinzwe iki? Wagisambo Wowe yongeye ushinzwe iki se? kugukubita. Umbaze iki se? Kirasi icyo gikapu. Ntacyo mashyize. Ushinzwe. Kirasi icyo gikapu sha. Master. Komera cyane. Komere master. Komera cyane. Amakuru yawe. Ni wa master wa kera. Mumeze mute? Tumeze neza. Ariko siko mbona mwahagira bimeze gute? Bari batwishyuye. Na tekinike zose nabigishije. Kweri babakubita Bari badukubise. ntago bishoboka. Ewa. Uyu so mudari nkubuye muri Afrika y'Epfo. Kubera iki babakubise? Izi tekinike nabigishije. Ukavanayo, ugakurayo. Utsindwa gute n'ubwenge ufite. Ntabwo bishoboka. Umuntu akagukubita wiyamenye. Ibintu byose nabigishije mu giteshira agaciro. Ntabwo bishoboka. Ndashaka ko musubiramo ibintu byose nabigishije. Mugira vuba musubiramo ibintu byose. Ukura ameze Yewa, zazere zo mugasenga nazo turatuzizana. Ngo wita kuzizana icyarimwe zose. Zazira zo tuzikure. Okay, nizere ko bitazongera kundi. Tuzikuramo. Okay. Birababaje kabisa. Ntibizongera ukundi. Ntabwo bizongera. Indiya. Yo. Urubaga bari
urakoze rwose urakoze urakoze